hewe mugengabi ziririmbire ziratari ngarutse kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Ngarutse kubatera amatsiko cyane cyane ku isano ururimi nyarwanda, ururimi rwacu rufitanye n'icyongereza, kuko nagerageje kubisobanura mu magambo make mu biganiro bibiri mperutse kubagezaho. harimo icya mbere cyitwa Rwanda si igihugu ni igitekerezo, n'ikindi cyitwa ibanga ry'umunyarwanda y'abanyarwanda. Ni ibiganiro bifitanye isano, ariko kandi tukaba dusangamo nyine amagambo yewe mvuga ko nagize amatsiko ngashaka kumenya isano ayo magambo yaba afitanye n'ururimi rwacu, amagambo y'icyongereza yaba afitanye n'ururimi rwacu ikinyarwanda. ndagira ngo nk'umunyarwanda kugira amatsiko nk'ayo ku rurimi rwanjye rw'ikinyarwanda nta mpungenge byatera uwo ari wese. uyu munsi rero ikiganiro mbazaniye simbizi ukita izina nanjye byangoye, kubera ko harimo ibintu bisa naho bikarishyeho gatoya. ariko zimaze umukobwa inki ibyo tugiye kumva mu kiganiro gikurikira. Rero ugiye nkunda kuvuga gutekereza ku magambo abakurambere bagiye bavuga, ariko ababyeyi bambabarire kuko hari igihe ntabwo mba narabivuze. Umukurambere niba yarabivuze afite impamvu yabivuze, ariko njye si ko mba narabivuze kubera ko mbubaha. Umukurambere agira harya ati umugore si amabere n'iy'inzira yagiye. gusa aho namwunganira kuko si umugore gusa, umuntu yashaka akavuga ati umugabo si ibindi, ni byose ni kimwe. ariko jyewe aho namwunganira ni uko umuntu uwo ari we wese ahari mu mutima mayini. ubu rero muri iki kiganiro cy'uyu munsi nanjye ngiye kuvuga ni ubukobwa, kwitwa umukobwa si ukuba ufite indangagitsina z'umukobwa zuzaba umubyeyi. nibwira ko nongere mbisubiremo ko kwitwa kuba umukobwa nkurikije uko umwami, kuko umukurambere yari umwami, ubwo abanyamateka bazatubwira bari nanone ngiye nirinda kuvangavanga. umugore si amabere, ubu ni ihene zayo. yagereranyije bidakwiye, Imana imbabarire.
ndavuze umukobwa si ukugira indangagitsina zabo bita abakobwa. Hari izindi ngingo zishobora gutuma umuntu yitwa umukobwa. Izo ngingo nizo tugiye kureba. Buriya kwita amazina ntabwo bipfa kuza gutya gusa, bigenda bihererekana. Ni ijambo rituruka ku rindi rigaturuka ku rindi rigaturuka ku rindi rigaturuka ku rindi, uko ibihe bigenda bisimburana ijambo rikazaba ijambo. Umuntu yabita evolution, uko ururimi rutera imbere cyangwa se rutera inyuma, ibyo buri muntu afite uko abyumva. Yewe nk'umunyarwanda ariko ntabwo ibyo ngibyo ari byo ndimo. Ndashaka kwimenyera gusa aho ayo magambo akomoka, amagambo yacu akomoka he, cyangwa se amagambo y'izindi ndimi twumva ajya gusa n'ay'iwacu, aho ntiyaba akomoka iwacu. Ngiye icyo yewe amatsiko yanjye ni aha ngaha. Ni ukuvuga ngo rero buriya ijambo nk'icyo bita mu gifaransa cyangwa no mu cyongereza ngira ngo equation. Utuntu tuba duteranije tukazabyara umubare w'intoya. Ni ukuvuga ngo n'ijambo naryo hari ibyo bita ngira ngo igicumbi. Abizi ikinyarwanda barabizi, ni bene ka kantu kadahinduka mu ijambo, uko wabigenza kose ntigahinduka. Menya bakita radical, igicumbi cy'ijambo. Tugenda nko korora, umworozi, aborozi, utworozi, none ugasanga harimo akantu gahora aho ngaho. Aho ngaho rero niho ibanga ry'ijambo nyine riba riherereye. Kugira ngo uretse ugaruke kuri ikiganiro cyacu kijyanye n'ubukobwa, kuba umukobwa, buriya hari aho nabyo bikomoka. Kuko mvuga ngo ni nk'iburyo n'ibumoso mu ijambo, ni nk'iburyo n'ibumoso, cyangwa se hasi ntihabaho, hejuru hatariho. Iburyo ntihabaho, ibumoso hatariho. Ikibazo nacyo ni igisubizo. Burya umuntu uzi ubwenge ashaka igisubizo mu kibazo kiba kirimo, kuko ikibazo ntabwo gishobora kubaho igisubizo kidahari. Bizavuga ngo byombi biragenda. Ariyo mpamvu ubukobwa atari ugutukana agakobwa, udukobwa, oya, ndavuga ubukobwa, kugira ubukobwa. Ubwo bukobwa nabyo hari aho bikomoka, ariko hari n'ingingo zigomba guhura, kwegerana, kugira ngo rya jambo umukobwa nako ubukobwa ribeho. Byo biroroshye cyane mu kinyarwanda cyacu, biroroshye. Ntabwo nzi igihe ibintu byo gukosha no gukobwa, ntabwo nzi igihe iryo jambo ryaziye mu kinyarwanda.
niba ryaraje mbere y'abazungu niba ryaraje nyuma y'abazungu, ibyo ngibyo ntabwo mbizi. Nicyo gitumye abashakashatsi nyine nkunze kubiyambaza cyane, abarimu bazobereye mu rurimi. Ndagira ngo ntabwo wajya kwigisha ururimi muri kaminuza utarazobereye, ubwo ubizi. Ubwo rero mba niyambaje abantu nk'abo ngabo, abavandimwe nk'abo. Ni ukuvuga ngo kugira ngo iryo jambo ubukobwa ribeho, n'umuntu azitwa umukobwa, hagomba kuzamo irindi jambo gukwa. Kandi tuzi ko gukwa mu kinyarwanda ari nabyo bizitwa inkwano, bigomba kuba ari inka byanze bikunze. Oh my God, zirakamwa i Rwanda, zirakamwa zirera, muhorana amata ku ruhimbi. Aha ngaha turimo turaganira, ni ikiganiro cy'ururimi, ntabwo ari kunegura ibintu ibi n'ibi. Ni ukuvuga ibintu uko biri kugira ngo umuntu yumve ukuri aho kuri. Kuri jyewe rero iyo ngingo inkwano niyo izuzuza wa muntu aba umukobwa. Inkwano ariko ntabwo azaba umukobwa byanze bikunze. Icyo gihe ngo nuko habonetse inka, hagomba no kugira ntabwo wakwa ukwe gusa. Ni ukuvuga hari ingingo ebyiri zigomba kuzura kugira ngo umuntu abe umukobwa. Hari inka, hakaba umusore, hakaba n'umusore, kugira ngo umuntu yitwa umukobwa akobwe, akoshwe. Noneho ni gutya nibwo ururimi rutubwira, ntabwo ari byo urimo guhimba ikinyarwanda. Inkwano ntabwo ari jye nayizanye, gukwa no gukosha ntabwo, no gukobwa ntabwo ari jye. Ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo ubu ngubu turi imbere ya sentare y'ururimi rwacu, imbere ya sentare y'ururimi rwacu, urukiko. Ururimi rumwe ruratubwira ruti mbese byaje gute ibyo ngiye kuvuga twana, byaje gute byo. Ariko ni na byiza nyine, kuko ngewe kuri ngewe nk'umurasta, kuko umurasta si ukuririmba gusa, reggae n'ukuntu aba guhuza umutima iwacu, nkahatekereza, nkakanyereka, nanjye nkahasekera, bakasekera, nkahahora. Ni gutyo Rastaman positive iwacu, culture, ururimi rwacu. Nakomeje rero kubisha amatsiko. Twasanze umukobwa bisaba inka, bigasaba umusore. Ese ubundi kugira ngo tunarangize n'ikiganiro tujye no mu bindi, umukobwa yakagombye kwitwa umukobwa akivuka. Kuri jyewe ubwo ari uko byemejwe, ni ukwitwa umukobwa. Yazakobwa atazakobwa, ururimi rwarabitegetse, cyangwa se kwibeshya ndetse mu
ishobora gutuma azaba umubyeyi. Kuba yujuje ingingo zishobora gutuma azaba umubyeyi, ingingo kamere z'umubiri, ubwo twemeje gutyo ko ari umukobwa, ariko mu by'ukuri ntabwo tuba tuzi ko azakoga cyangwa ngo basigaye hari sinzi ukuntu basigaye binagenda n'uwo musore ngo ntabwo kiri ngombwa. Ni ukwiganirira ariko burya ngo kuri guca mu biganiro, ubwo ni gutyo nyine. Ibyo byose rero nibyo bigenda bihindura indimi, ugasanga ururimi rwarishenye rukibaho kubera guhindura imico. Cyangwa se ugasanga ururimi rwaribatse mu buryo bwiza nanone kubera guhindura imibereho mu buryo bwiza. Aha rero ugarutse ku ijambo umukobwa, nk'uko twavuze ko hari ingingo ebyiri cyane cyane agomba kuzuza kugira ngo yitwe umukobwa, harimo gukobwa, kandi kugira ngo akobwe agomba kuba hari inka, hari umusore, kuko mu kinyarwanda iyo umuntu atari umuhungu aba ari umukobwa, iyo umwana atari umuhungu aba ari umukobwa, ibindi ni ibindi. None rero ese ubundi hatagira nuza kuvuga ngo Rastaman arimo aratujyana mu muziye, aratujyana mu zasabwe wowe muravuga ibiganiro si amatsiko, si ubushakashatsi, si ukuganira, mbese mbwira ko wize icyongereza. Inka bayita ngo iki mu cyongereza? Menya ari ubisoma neza, menya ari ko kubyandika ni COW ibyo bikaba bimwe. Iyo wongeyeho iyo ni inyito, sinzi ukuntu babyita mu kinyarwanda, yagitangiye kunshiga article, biba eko umuntu ashobora no kwibeshya akavuga eko bikaba inka, ntabamenye. Ni ukuvuga ngo ariko igihe icyo nishakiye ni ukuvuga ngo harimo akantu bita ko gusa, kano kantu tugasanga mu ijambo umukobwa, kuko umukobwa igicumbi cy'ijambo umukobwa ni koga, umukobwa, abakobwa, udukobwa, gukobwa, ibyo bashaka byose hari akantu kadahindukamo kitwa ko. None muri ja jambo inka twasanzemo ko, umuntu yavuga ko si ngombwa kujya gusobanura ngo ko menya abana guseka n'abavuga icyongereza. Ubwo ngubwo tuvuge ko ingingo imwe yo kugira ngo umuntu abe umukobwa no mu ijambo tuyisanzemo, kugira ngo ijambo umukobwa ribeho ko umukobwa, inka, ko
se yari ibyo ni ibikino ariko ntabwo ari ihame ni ukwiganirira nyine ko dufite se tekinoloji yatumye twicara tukaganira n'ibintu bimwe turamenya niba ari ibintu nta sinzi muri Suisse Rwanda none ingingo imwe turayibona tugiye gushaka iya kabiri twavuye mu equation ikoresha ga umuhungu bamwita nk'iki mu cyongereza baza kumubwira ngo ni boy umuntu n'ibyo byongereza byo biga mu ishuri bitaraza wagira uti mbese Jamaica ugiye no muri Amerika hariya hirya ahantu cowboy kandi ayo magambo nyine niyo twashaje ni boy twari dukeneye nako kugira ngo habeho gukoga twari dukeneye ingingo ebyiri gusa action of ko igikorwa cyo gukobwa gikeneye ingingo ebyiri umuhungu hamwe n'inka kugira ngo gukobwa ubukobwa ni ukuvuga bwuzuye icyo ngitangira ngo tucyumvikanyeho ubwo wenda buri muntu icyo akora ni ukwifata ntabwo ari ihame gusa uzi ko bigiye n'iyo mbitekereza biranansetsa ahubwo ibi ni ibintu binyisekereza cyane ariko kuba ari ururimi rwacu bikanshimisha nyine umukobwa ingingo twazujuje mu ijambo kugira ngo habeho ijambo kobwa nkuko twasanze ari cyo gicumbi hagomba kubaho ingingo ebyiri inka hamwe n'umuhungu kugira ngo igikorwa cyo gukobwa cyuzuye ari nacyo icyo gikorwa nyine noneho kizuzuza ibyo bitiriye umuntu batanabizi ko azakobwa noneho nacyo cyuzuye umukobwa we umukobwa yakobwa ubundi bakagombye kumwita uzakobwa natwe tuvuga ngo inka kugira ngo umwana akure abizi ko azakobwa ajya nitonda azi ko nditonda kugira ngo nzakobwe kuko nitwa mutumwinka singiye kwigisha amasomo ariko turimo turaganira ikinyarwanda niba ari ingingo twazujuje z'ubukobwa umuntu yagira atari ko rasamani noneho ibintu ni ibiki ariko ugiye biransetsa kuko niyo mbitekereza biransetsa iyo mbona ibintu bigenda bihura nkagira amatsiko mumbabarire kugira amatsiko ajyanye n'ururimi rw'iwacu kuko mpahoza umutima none rero ugize utya ugiye gushaka umuntu uzaba umubyeyi nyina w'abana bawe ugiye mu kindi gihugu wenda uraca amarenga ururimi ntunaruzi ugiye ahantu rero umuntu yivugira icyongereza wenda ururimi rwa
icyongereza kera ntawamenye ntawamenye, wenda wasanga bararutwibye ntawamenye. Umuntu araje wenda gutungira agatoki yagucira amarenga ko ashaka umwana wawe, ariko umwana nyine w'umukobwa, ariko we ntabwo abizi, cyangwa se nawe wenda n'iryo zina kobwa ntirirabaho, ntituraribonera izina ntawamenye, kuko nk'uko nabivuze ntabwo tuzi igihe iryo jambo ryaziye mu Kinyarwanda. Hari igihe wenda yaba yareka gukunda. Nicyo cyiza cyo gushakashaka nyine. Nuko uragiye barakubwiye bati mbese tuvuge ugiye gushaka ntuzi uko bamwita muri urwo rurimi, ushaka uza kubera umugore, wakamuguha yazagutegeka, ariko iyo ngiyo ni ikintu kimeze nka supposition. Yakubwira ati inka muhungu, kuvuga ngo wamuhunguye kugira ngo nguhe umwana wanjye ugomba kuzana inka, bizasobanura ngo ako boy, ako boy, ukuvuga utanze oda ngo bavuge ko ushaka ubwo umuhungu ko ushaka inka, bikaba kugoye, ariko ni hatari. Sinzi ukuntu ibintu ariko abantu bagenda indimi, hari igihe umuntu bigenda bibeshya bavangavanga bagira ibiki byose, ururimi rukazaba ururimi kandi ari uruvange rw'ibintu bimwe byaje no mu buryo sinjye kuvuga ngo by'ubugoryi, ariko bimeze nk'ubusazi cyangwa se no gutukana no gusuzugurana n'ibiki byose, bikazabyara ijambo rikazabaho ukuri uko imyaka igenda isa n'ibiki. Igihe rero muri iryo tembera ryanjye ni ukuvuga ngo nk'uko umuntu yakuvuga ushaka ari nk'amafaranga, aravuga uti money boy, give me money, mpa amafaranga, wa Mungu. Cowboy, inka, wa Mungu. Undi akavuga ati kubera ko nako ntiyarazi ibyo ari byo, na boy ntazi uko babyita, we yiziye gutya, mbese ni nk'abandi bita extraterrestre b'ivajuru. We uko bamuhaye oda ngo zane inka wa Mungu, we agahita avuga ati wa wundi nashakaga yitwa Cowboy, umukobwa. Ariko aho ngaho ni muri ya matsiko nyine nababwiraga, nshobora no kubyita ubusazi, ntabwo ari akiramu. Ariko njyewe aho ndi naho ngaho nyine ni ukwigirira amatsiko kugira ngo kuki ibi bintu bihura, kuki nsanga ibintu byinshi bigenda bihura muri ubwo, kutabyibaza nibwira ko ariko gucanganyukirwa. Yewe mfite n'andi magambo menshi nzagenda mbagezaho buhoro. Ni ukuvuga rero ngo dukurikijwe ikiganiro cyitwa zirya ubukobwa kwere zirabumaze, ababigwamo ntibazi uko byaje. Ni twebwe abakuru twakagombye ahubwo kubereka. None se ahangaha ndaganira n'umunyarwanda uganira n'abanyarwanda,
bakuze bafite icyo bashaka kuraga abana mu Rwanda rw'ejo. Nisu ubu nta muntu ukurikije ikiganiro ejo wakoye cyangwa wakoshejwe cyangwa wakosheje cyangwa usanga atarakoye inoti ibiceri n'izi ibiceri n'inka byose ubwo ni ugukora ngaho namwe nimumbwire. Igihe rero abantu bazaba bakwa amafaranga nibigera gutya bigakwira igihugu cyose, bigakwira mbese ibyizwi nka bikava mu nzira. N'iryo jambo umukobwa n'umukobwa ukurikije ukuri k'umuco, yewe yaba nari umucamanza mu by'indimi, ubwo niryo jambo ryajyana n'inka nyine, kuko niba inka idahari niba nta nka ihari nta mukobwa koboye. Ejobundi bazajya gutya babwire umukobwa ngo arajye gukwa undi mukobwa, gusa nabyo bazavuga ngo yakoye nta muhungu uhari. Bisohoka rero ibyo ni ibintu tudatekerezaho cyane, nyamara bishobora kugira ingaruka no ku buzima bwacu. Ubuzima bushingiye ku muco, hari uburyo hari ubuzima bushingira ku muco. Iyo umuco rero n'ururimi birajyana. Ibyo umuco udusaba tubisanga mu rurimi, iby'ururimi rudusaba tubisanga mu muco. Ubwo rero gaciyemo nyine ushaka rero ko abakobwa duhamana abakobwa iwacu, haba mu rurimi haba no mu bikorwa. Tugomba rero kujya twibuka umuco udutegeka kugira abana bacu abakobwa, kugira umukobwa ni ukuvuga kuri jyewe ni ukugira uzaba umubyeyi mutumwa inka kugira ngo azabe umukobwa. Umukobwa ni subjunctive, ni nko nitumurera neza, nitumwigisha umuco azaba umukobwa. Si ukuvuga ngo nuko yavutse afite indangagitsina gikobwa nyine nk'uko umuntu yabyita. Ubwo rero njyewe amatsiko nashaka gutera nyine nashingiye kuri ayo magambo abiri, inka, umuhungu, bituma umukobwa w'umukobwa. Noneho mu cyongereza bikazaba ko boy kugira ngo abe ukobwa mu kinyarwanda. Urumva atari amatsiko nyine ashingiye ku rurimi, ndavuga kuri ku bakundiye ikinyarwanda n'icyongereza. Harimo ipfundo ry'amatsiko, kutagira amatsiko, ubu nyine nta kundi, ntabwo ari itegeko, ariko rero